reka turebere hamwe ibyiza nga bitanu byo korora inkwavu hejuru ananditse muri cage by'umwihariko. Impamvu ngo z'iki kiganiro ni uko ku buri mworozi wese woroye kinyamwuga bimusaba kuba yororeye muri cage, ariko ukibaza se ni ibihe byiza byo korora inkwavu muri cage usibye ko nyine ari na byiza, ariko tugomba kurebera hamwe byimbitse ibyiza byabyo. Uyu munsi rero biragusaba gutega amatwi iki kiganiro ukanda subscribe na like kugira ngo turebere hamwe iki kiganiro cyose n'ibintu byadufasha cyangwa se n'ibyiza byo kororera muri cage. Ndizera neza ko ku muntu utororera muri cage nawe biramufasha kuba yasobanukirwa ibyiza byabyo kugira ngo nawe atangire kuva uyu munsi. Ikintu cya mbere, birinda indwara ku rwego rwo hejuru, ku rugero ruri hejuru cyane. Buriya abantu bororera hasi bazi ko inkwavu zikunze guhura n'ubugwari butandukanye, so hamwe rwara uburenge, izi nkwavu zose zitandukanye naho zihera kuko ziba ziri hasi ku butaka, ntabwo uba uzi ngo harimo mikorobe zingana gute, ariko ku bantu bororera muri cage biroroshye kuko harimo uburyo bwinshi butandukanye bwo kuba wasukurira inkwavu kugira ngo n'uwo mwanda byagateje ubwo burwayi nabwo buveho. Birumvikana ko iki nacyo kirasobanutse ko kororera hejuru muri cage byagufasha kugira kuba warinda indwara mu buryo bworoheje. Ikintu cya kabiri, kuzigenzura. Kuzigenzura mvuga harimo uburyo bwinshi, harimo kuba wazigenzura uzirinda kuba zabangurirana hagati yazo hakazamo ya macugane, kuzigenzura ushyira ingabo ukwazo n'inkoro ukwazo, gushyira abana baho nyine ugasanga nyine bigufasha kuba wazigenzura kuko ziba muri cage bikagufasha kuba wazigenzura. Ndizera ko ibi ngibi nabyo bitanga umusaruro kuko nusanga nizibangurirana igihe kitageze uzasanga abana bapfuye, usanga nyine hagaragaye ko kuba ko ubworozi bwawe butazamuka. Urumva se atari ikintu cyiza cyane kuba nyine wamenya uko uzigenzura ukamenya ngo ahangaha izi nkwavu ziba aha, nizigiye kubyara ngomba kuzishyira aha, ngomba kuzitegura urujya. Urumva ko birumvikana biri ku murongo neza ku buryo bizagufasha kuba watandukanya ibintu, kandi biri mu bintu bizagufasha ko ubworozi bwawe buzaba buri ku murongo. Birumvikana neza ko kororera mu makeji ni byiza cyane kuko bigufasha nyine kuzitandukanya. Ikintu cya gatatu, icyiza cyo kororera muri cage, birinda inkwavu gupfa. Impamvu ndagaruka kuri bya bindi n'ubundi bigiye gusa neza umubyigano. Uriya inkwavu ziri hasi ziri kunyuranyuranamo zifite ukuntu hagati yazo, nimba navuga zicurana cyangwa hari uburyo zigenda zibangamirana, ni mu buryo bwiza nabivuga ngo kubangamirana. Ikindi ugasanga zateje ikijagi, ugasanga ubwazo zanarwanira ikintu ugasanga havuyemo n'urupfu. Urumva ko ni uburyo bwiza cyane bwo kuba wazirinda izo mpfu za hato na hato zidasobanutse zo kuba ziri hasi. Ikindi kuba ziri hasi nta mutekano ziba zifite, ikintu cyazigwira ubwawo wazikandagira, cyangwa se ugasanga nyine ubwazo hagati zazo ziragwanya cyangwa ziricaye, kuko ibyo nabyo bibaho cyane ugasanga zarumanye. Ibi nabyo nduzera ko ubu bikemuye kuba washyize ibyiciro bigiye bingana ukwabyo, ariko zivangavanze ino n'inini usanga ubwazo zo zakicana hagati yazo, ariko muri cage ho uba ubikemuye birumvikana. Ikindi kintu cya kane cyiza cyo kororera muri cage, bigufasha kororera ahantu hato. Ibi bintu mushobora kuba mwari mutabizi. Impamvu kuko buriya ngo wororeye ngo mu cyumba cyose byakugora kuba korora inkwavu 10 cyangwa 15 ziri hasi. Icyumba tubonye ko aba ari na kinini, ariko byakugora. Impamvu wabona zagize ikijagi, zacukuye, zakoreye ibintu bitandukanye, ugasanga nazo ubwazo nyine nta kigenda, nyine bimeze nabi cyane. Ariko wibaze ko izo nkwavu nka 15 ufashe nk'amakeji 4 cyangwa 5, ni ibintu byumvikana ko wazishyiramo zikabamo neza. Ikindi hari uburyo nyine bubaka ama etageri, ibiraro bigiye bigerekeranye. Biri uburyo bwiza bwo nyine ayo makejizi yakorora, utuma worora inkwavu kuko aha hantu wakorera izo nkwavu 5 mu cyumba hasi bitagize nabwo urubona zipfundanye. Wizere neza ko icyo cyumba wakoreramo inkwavu nka 50 kandi zose zimeze neza. Wumva icyo kintu ukuntu nyine ari ikintu cyiza cyane. Ukanda like na subscribe. Noneho tujye no ku mwanya wa nyuma w'ibi byiza byo kororera muri cage. Ngaho turahasanga ibintu byo kurwanya umwanda. Buriya niba ari
Ikintu kibi mu bworozi buriya ni ukuba inkwavu zawe zisa nabi zifite umwanda, no mu kuzigurisha uzasanga habamo ingaruka nyinshi kandi mu buri ubworozi bwo kugira twiteze imbere hazamo no kuba wagurisha kugira ngo uboneho agafaranga. Ndizera neza ko n'izisa nabi sinzi umuntu uzazigurisha ngo azazigura gute, nabyo bishobora kuzigabanyiriza igiciro cyazo cyangwa se uko zigaragara ugasanga nabyo ni ibintu bisa nabi cyane. Ndizera neza ko iyi video hari ikintu ukuyeho cyagufasha kwita ku bworozi bw'inkwavu bwawe. Njye reka tuzahure mu bindi biganiro kuko duhora dutegura ibyiza gusa gusa.